ntwara umukobwa ahubwo akavuga ati ntago yantwara umukobwa bikarangira wowe usigaye uri mu marira. Ariko se mwawe Tesi hari abakubabaje nanjye hari abambabaje, ariko se ubu ngubu tuvugishije ukuri tugahuje ninde muntu twajya twumvikana? Madiba baze gushyiraho baze kubivuga. Madiba tukimenyana ko njye ko nabukora nshaka kuzakora. kubera iki? Ndakenye. Madi uzaza nayo ufite make nayo nza nayo ufite make n'abandi badutwerere, cameraman azadutwerera. Zamurongore Tesi azandongore. Tesi umva yawe umva bye byagoranye nzagushaka uzanshaka agwanshobora wanjye azi unaza kugusaba ako bure y'umukobwa yakoye umutipe ajya gusaba se ni ujya gusaba se wazaya amasenga yajya mwana Madi. Hello my people, mezemte, welcome to my YouTube channel. Nkomeje gushimira abantu bose bakomeje gukora subscribe, like, abantu basharinga, nuko Imana ikomeze ibaho umugisha, abadasharinga nabo nukuri mushari mugire vuba muneze imbere. Hari igihe nzavuga ati ariko abatesi mwese uri tayari ansanga hanga sibyo ikaze rero narabasezeranyije ngo noneho nta kuruhuka ni gutya nta bintu muzajya bavuga ngo hacemo ngo icyumweru ngo hacemo ngo reka hazajyamo igihe gitoya byo mbese rero ikaze mwese. Uyu munsi rero nazanye na my burger ndaceceka iyo twahuye ndavuga ndajajwe. N'umusore wanyu rero bamwita Madiba Egide. Iki? Chess. Chess. Suhuza rero abatesi babwire Madiba ni muntu ki ntabwo n'ubwa mbere bakubonye se kuri kunyihisha bereke. Abo ndimo ndakwisha winyegera. Nimba nk'ukuntu ashobora kutakwegera. Ibyo ntago turabigeraho banzi basuzu bibwira. Umeze mute abakunze batesi? Umeze neza? Amazina yanjye nitwa Madiba Egide. Ndi umusore uri aho ngaho ushima Imana ukomeye cyane. Urimo neza none. Ndi umusore nyine. Noneho uza kukwifuza nze kugira uko mugira. Aya. Ntabwo uri single? Njyewe se? Ibyo ngibyo tujyibure tuganirire nani. Wese single uri ruhande rwanjye ubundi single. Ubundi singora uri ruhande rwanjye. Muri kubona ubundi bitameze neza iki gikouple muri kubona bitawe bimeze neza. Yavamo neza kandi ejo twabyara icyana cyiza. Ya data we. Hari umuntu wambwiye ngo gwe ncitse ko naye ncitse ukuguru ngo umwana wacu yaza arakibona afite. Ninde umuntu abikubwiye? Ntabwo umwana wacu yaza ari mwiza. Ko na accident wakoze naye na accident nakoze. Ntabwo rero umwana wacu yaza nta kibazo afite sibyo? Ntabwo ariko twavutse Madi amakuru rero. Amakuru ni meza Tesi. Iminsi myinshi cyane. Waye ko ari warabuze. Waraburanye nukuri Madiba wumve ngo hari igihe tugenda tukaburana. Kandi kuri telefone ngo turabonana ngo turabonana bikaba birangira tukongera. Impamvu ninde iturukaho ninde umuntu ubura? Ako Madakeshi no ubura. Tesi ni wowe man. None kuguhamagara gufata phone kwawe bari ikibazo. Ako cyaza abantu bose ko kantu bakunda kukandega. Umva uyu muntu bakunze batesi uyu muntu ntago ari mwiza ndi hose ariko kuri phone kumubona bari danje. Nimba ari kubera ko batangiye banataye nk'ubu ngundi mu kiganiro amafone nayataye ubundi busanga abantu bambuze. Oya ariko ugerageza nabahamagare nabo cyangwa nta manite ufite ubikenesha. Nyine ndagenda ngasanga mu message call nta manite mfite nkategeza ko umuntu njya guhamagara nkaheba. Tesi none se meze bite? Meze neza. Urumva umeze neza? Meze neza nari ngukumbe ndakwishimiye abatesi noneho ariko mu barabona ko ibintu byose bimeze fresh. Ariko muri Madiba muri kumubona? Ntago barimo kumbona ariko Tesi reka mubaza. Uravuga ngo Madiba bari kumbona uwo ni barimo kukubona koko? Ngiye basanzwe bamba ega ndi mu rugo. Ngenje ndeba nyine ku manteri batera nkavuga ati shabara muntwaye wallahi. Ariko sinjya mbibona man. Madiba ejo bundi ndakwishe karabaye. After TikTok. Ejo bundi abakobwa bandika ati njyewe nzemera ibintu byose mbyikoreye bari buriya yarazi ko utajya ubasha nko gukora akazi nta kazi ufite ngo nzemera nanga ibintu byose njyewe nzimenya unterinda.
mwana biraye boro ndabibona bikanira ubwoba uzi ubwoba nyanunga buri buhetse nge nakwemera ndi umutipe eh umukobwa kaza afite njyewe amafaranga nkamutera inda yego akuteza urukundo ubundi uraruzi urukundo ni iki madi si ukunda umuntu se ukamwishimira shamana bya warara mwana amafaranga ndabyemera ko akora byose ariko hari igihe bigira bya mafaranga karangira cyangwa ureka ngusobanurira akantu gatoki uravuze ngo amafaranga ngo ni byose uzi ko amafaranga nshobora kuza nyemerera ukankora ibintu byose ariko kubera ngushaka amafaranga ariko nagukunze usubwo byaba bimaze ikimana wamukunda mani yakubyariye bituma ukunda urukundo ngiye sinzi nayo yambyara inshuro 100 utamukunda nyine biba ari nta kumukunda ako mwana hakuze kubyara n'umuntu udatakunda uzi ukuntu bibabaza tese Nasundi tukiri aho madi sibyo ikubona ngiye abantu benshi kunda kubatera ama story y'ukuntu nyine umuntu anereta nyuma akamenya yuko ncise ukuguru iki nyine bikanga cyangwa se nimba ari uhaguma akahaguma wowe nk'umutipe none ucitse ukuboko kugira ngo ukomve ku mukobwa umwumvishe ko ushobora nyine kuba wakora geste zose iki nta kuboko ufite abyumva ate Zese reka nkubwire ayo masomo yavamo man tesi man ni ibintu bigoye pe kuko iteka ryose hari ukuntu uteretana n'umuntu kuko akundi umuntu muteretana kuri phone cyangwa wenda reka tuvuge akajya abona n'amafoto akaba ati kijama nyemfite kijama reka nkubwire akantu kambayeho rimwe negeze guhura n'umukobwa twari mu bukwe Musanze twari mu bukwe Musanze bw'umushito wanjye icyo gihe nubwo bari bakimisimbura ngingo ngenda nayikubisemo noneho wowe nabonye hari ukuntu yambara ukahita wambara ga ubundi ngashyira agakote kanjye nkaba ameze neza none umubebi nyine twakinye twaraganiye turaciringa turabyina nk'abantu baje mu bukwe birarangira bimaze kurangira duhana namba ariko nago yarambazaga ngo si akaboko kawe ngo kunumva ngo karemere kuntu nyine nubwo ati kano akaboko kagize ikibazo ndavunika ariko nta kibazo ati ko kavunitse nabira ati karemere ngwika ati ko gakomeze n'intoki ndavuga ati karavunitse ariko bura ndimo ndivuza n'ubu ngo sigaho udakoraho nkababa umubebi sinashye singeze Kigali aciyeho nk'icyumweru dutanye kuvugana kuri WhatsApp birashyuha byatari arambwira ati reka nkwamagara video call ndavuga ati kare kuko nago nambaye kagasimbura ngiye ndabyanga ngo ariko ngo wambabare ngo ko ngukumbuye ndabyanga maze kubyanga nyuma yaho nimaze iminsi mara kujya postinga iyo nsimbura ngingo nambaye nsimbura ngingo kuko nibwo bari bakiyima nyiharaye nyine kukubona nyine nyiharaye none aramwe ngo ni muha amafoto ndagotwa urakamuha namuha amafoto muha amafoto ncitse akabo nyine na bora nambaye cyeje yahise avuga ntago ari wowe ntago nakundanye n'umutipe ati sinziranye n'umuntu ufite akabo kamwe ati se ubundi urihinduranye urigini uriki ndabubwira abandi ndavuga ni njyewe ati reka tuyu ntago ari Madiba uti banza urebe ubwangu urebe umusatsi urebe iki byose ati njyewe nkamukubita nandi niwe njyewe umukobwa yagiye nta nozi icyashaka yumvaga nyine ko ndi muntu muzima ariko man birayiboro birahurika man se wanago birakuba umutipa akagutereta azi ko uri umuntu muzima kandi kumbe dore karagiye nakaguru ifitiye dore nimubona ngo mbananseka ngo mfite akaguru kamwe nawe nakaguru atunga n'umugenzi wanjye Madiba ari umubebe bigeze gutereta Madiba twari tutaraba close nyine ngo tumenyane Madiba akajya postinga utuntu twatuni utuvideo twanye two kuri TikTok kaya dupostinga noneho yari atari yakira ko nyine akajya kunda ukuntu ngiye niyakire ibiki aza kugapostinga noneho mu girlfriend wiwe yabawe yarampemukiye ariko girlfriend wiwe aza kumubwira akajya ngo ariko no mukobwa kuko yaragufuiraga ati murakundana ati nubundi ndabizi neza ngo mwebwe ubwanyu ngo ubundi ngo mukundana hagati yanyu ngo kumwebwe ngo nago mwababazanya ngo mwebwe muhuza bla bla ageze angama n'uburenganzira bwo kugukunda wa akubwira ati genda ukundane yambwira ati wowe nushaka ko mukundana muzakundana ati nubundi ntago mwababazanya ariko tesi nyamara ibintu bavuga nibyo uziko Madi njambi kubuza ntago ari byo
Madiba ajya ambwira data mushireho commentaire Yego. mutubwire ibintu ngiye kubabwira. Umuntu ufite ikibazo n'undi afite ikibazo, iyo bahuye bombi buri umwe afite ikibazo kandi icyo kibazo batarakivukanye. Urugero nkawe nta kaguru ufite, nanjye Nakoze accident. wakoze accident, nanjye nta kaguru mfite, sorry nta kaboko mfite, sibyo? Reka ndebe n'amaguru wawe Oya, atayafite. amaguru arahari mwana, amaguru arahari mwana, urabona barabona amaguru n'ayafite, ariko Asa wowe do n'ibiguru byiza, ukuboko kwaragiye urumva. Noneho ngo iyo bahuye bagahuza bakaganira, buri umwe yumva akababaro k'undi n'undi akababaro k'undi. Man, ngo abantu barakundana kuko ubuze ikintu kimushimisha n'ikitamushimisha, ubuze ijambo wavuga. Ariko urugero nk'ubu nkanjye nkatereta umukobwa muzima nyine umeze neza, umwana oya udafite ubumuga, ariko izajya Imana iyo ahuye n'ikijama, hano hanze hari ibijama byakoze iboko, byakoze ibintu byose bifite n'ikofi, arandeba ndimo ndagenda mu ishati nazinze akavuga ati ranya nayimbwa sha, ati yantwara umukobwa. ahubwo akavuga ati ntago yantwara umukobwa, bikarangira wowe usigaye uri mu marira. Ariko se mwawe Tesi, hari abakubabaje nanjye hari abambabaje, ariko se ubu ngubu tuvugishije ukuri tugahuje, ninde muntu twajya twumvikana? Madiba baze gushyiraho baze kubivuga. Madiba tukimenyana ukunde nyine kubera uba waramaze kubona yuko hari abantu bakunda kukugiraho icyo kibazo, sibyo? Ikunde noneho mukunde 50 usigaye ndi 50, ku buryo handi yahindutse akaba undi wundi, mana ugira imbaraga zo kugira. Ariko wowe ushorayo banza 102, kandi Madi washeme 102 ntabwo wabona uko wigarura, nyine urababara. Byihorera mwana w'umukobwa we, akabingo gasikwa nk'akeza. Buriya hari ibintu bimwe tujya twitiranya. Urukundo pe ni rwiza, ariko urukundo nicyo kintu cya mbere kibabaza. Gusa Madi hari ikintu nk'uwo mukobwa mushobora kuba mukundana, sibyo? Akaba ati buriya nanjye nshobora kubyara umwana ufite ubumuga. Kandi guys, na accident umuntu aba yarahuye nayo ntago ari ikintu umuntu aba yaravukanye. Uziko n'abari abantu bavukana ubumuga hari n'igihe byara abana bazima se. Noneho wowe wikora accident. Ni gake Tesi, ni gake, ariko nanone nabo kuba babyara abana bazima. Abande barabivukanye. Ariko birabaho cyane. Nose kuki umuntu aba ari muzima n'umugabo ari muzima bakamubyara, kuki ibindi bamugani bitakunda? Byakunda Madi, ntago ibyo byo naribi ibyo byakunda pe. Ariko Tesi reka nkubwize ukuri, nanjye ubu ngubu namaze kumenya ukuntu diro zimeze zite. Dufata imyanzuro. Sigaye nikunda pe Madi, let me sigaye nikunda man. Ni gute wonje kugukunda wanagize ukambeshye wewe uramemukira nkani nge ngakwana igihe cyanyu ukagitwara? Tesi wiseka mani babibabaje, wowe igihe cyanyu uragitwara nkandi, ubundi wowe wamaye iki mwana? Aramemukiye ariko sha. Reka nguteye story ya mbere njya muri relationship. Nigaga mu 6 ya relationship nyine uvuga ngo ni seriye, apana ego. Niga mu 3 secondaire nyine. Nkunda n'umutipe. Madi ndamukunda koko. Uzani nigira ko amakuru yawe nawe mfite nakuye ahantu nuko nawe shaho. Angura ukunda mani cyane. Je ndakunda. Ariko ubu wabaye musazi. Oya n'ubu ndakunda, ariko hari akantu nisigira broski. Musazi ntago gikunda. Oya ndakunda pe, sibyo? Ako ntago nyikunda nyine ngo mvane mu bwenge bwose. Ngiye nkundi Madi hari ikintu bajya bavuga ngo urukundo ngo ni impumyi, ngo urukundo barababeshya. Urukundo ushyiramo n'ubwenge ukagira aho ugarukira. Madi hari igihe iyo wihaye birabe ngo urukundo ni impumyi, hari igihe ukunda umuntu kandi ari utagagombye gukunda. Singeze sizeme mba ndakundanye n'umutipe rwose, afite akazi iki, umva nagiyemo wese ndishora urabona umuntu wagiye muri piscine akajya yoga. Niki ngo baroze mwarano nari mbyumvishe nabi, ariko nawe Madi byumva ibindi bintu bihabanye. Okay, komeza. Madi ajya stress ikumva nyine kwa kundi ugendamo wese kabisa. Nyine umutima wanjye ndawumuhabi. Shiti yanjye nyuma za kumwe ati burya rero
ntago ndi proud yawe pe. Nyine arambwira ati ntabwo shitapu yanjye atabashita banjye bakunda nyine kumbwira ibiki ngo buriya ngo si uzabyara ngo uzajya gute, nyine baramucalenjinga nawe birangira nyine avuye muri mode ndamureka. Ariko ntabwo yagukundaga nyine uri kumva, ariko nibyo baba bagukunda, ariko n'abashuti bacu baba bari babi pe. Tuvugisha ukuri, ashaka kuba aragukunda sibyo, ariko buriya Madi ikintu kiza mu matwi inshuro nyinshi gishaka gucalenjinga umuntu sibyo. Nimba ukundanye nk'umubebe cyane cyane, noneho nkawe ushaka gukundana n'umukobwa udafite ubumuga akagenda mu bandi bashuti, uzi ukuntu twebwe tuvuga igitsina gore, uzi ukuntu tuvuga, cyangwa ushaka kuba utubariranye, noneho akaza nko mu bakobwa nka 5 twese tukaza tukuvugana ati buriya azakumarira iki, umuntu ucitse ukuboko, noneho ushaka kubereka ko utabyumvise, ariko iyo uryamye nawe utangira gukurura bya bintu kuba se kuko umungani ubu nidushakana ntazandushya, azangora iki bintu byose no kumukorera, nta kintu yamfasha ibiki, uri kumva nawe muri we umunsi wa mbere akanyabugabo, ariko iminsi igenda ishya ahita aba umunyantegenya, kuko aba yabuze undi muntu wamutera imbaraga kandi kuko mani iyo ngeso abantu turayigira yo guca intege abandi, kandi ntabwo ari byiza. Ngewe bakamubwira ati umuntu ucitse ukuguru yabyara, noneho unyumvira ibitekerezo by'abantu, ukuguru no kubyara bihurira, kandi nubwo kacikiye n'aba hano barabyara, kuko ukuguru kubyarira uri kumva yaza gucika intege. Rero hari ikintu abantu bajya bavuga ngo n'ubundi bwo ntago abagukunda ngo nabagize gute, apana pe. Ubwo abasanzwe ari umunyantege nkeya, noneho agahura n'abantu nyine bamududiramo ibiro, ubundi bisaba nkawe urasaba kuzakundana n'umukobwa, wa mukobwa nyine ufata icyemezo, uri kumva utari umunyantege nkeya ngo warumva ibyo abantu bavuga. Niyo mpamvu buriya umuntu wese ubu ukunda umuntu ufite ubumuga aba ari umunyembaraga, nyine aba yavuze ngo nta kintu ndi bwumve, njyewe uyu niwe nakunze, nta kintu. Ariko ari wa wundi rero ucika intege, bamukoramo akazi kazasigara. Ariko njyewe reka nkubwire Tesi, nimushaka Imana iraharisha, izari cyana hari ikikwitazo ivuga uti akira. Ariko twafashe umwanzuro turi inyuma ya kamera, twafashe umwanzuro ko tugiye kugira ukuntu tubigenza, tugiye kureba ukuntu twabigenza. Narebe kabisa none ubwo ewana umwanzuro twafashe tugomba kuwukomeza, kandi biri seriye mana, biri seriye. Sawa, murabyumva rero ko mu minsi iri imbere ndababwira ngo I'm not single. Okay, sawa nyine nta kibazo nta kimwe. Reba turi nko mu rugo, abana baje akajya babona nakuyemo nk'ukuguru, bakabona kwa papa wabo ku kuboko, kwa mama wabo amaguru. Ako byaba ari byiza, kandi Tesi hari n'abantu badukurikiye bafite ikibazo cyacu cyo wenda tugiye gusoza, wenda simbizi ukuntu bimeze. Njye hano hari ikintu nshaka kuvuga nyine, man njye ndashaka kwibwirira abantu babana n'umuga afite ubumuga, aho muri hose nimwihebe. Man njya nkunda kubivuga inshuro nyinshi, ibyiza biri imbere, kandi Imana iradukunda, kandi na Tesi niwe muntu watumye nanone mu rundi ruhande niyakira neza. Ariko tugiye kujya tuganira nabo inshuro nyinshi, duhuze nabo tubaganirize, kandi ari byiza. Hari umuntu ubu ngubu ubu utariyakira, iyo tubonye twese turimo guseka avuga ati kuki bari babigezeho, kuki bara nyine bimuha imbaraga, bimuha nta n'impamvu yo kugira umuntu ababare. Yego ntabwo biza ako kanya, nk'uko wakoze accident ntabwo byahise biza ako kanya, nyine bigenda biza. Ariko ubundi umuntu wese ufite ubumuga n'ibintu bibaho, kandi ibintu bibaho use ko umuntu akagenda tukamushyingura akagenda, tugasigara tubabaye, nyuma yaho tugenda turamwibuka. Ariko ubundi sinzi ko ndavuga ngo nimba ngo ikimuga kiri tugitura, siko numva bavugaga. Rero buriya nimba uriho, Imana afite impamvu yagusigaje, impamvu yagusigaje nta maguru ufite, nta maboko ufite, ntaki, ikavuga ati baho kandi ntusabe. Sinjye abantu bose bibuze mu muhanda basabiriza, kandi amaboko barayafite, amaguru barayafite. Bajya bambwira ati Madiba dutamo akantu, kandi yewe nanjye ari bijya byancanze, ndimo ndagenda nseka ariko ku mutima byanze.
ariko ni byiza mwana, ni byiza gufasha n'abariya nabyo ni byiza. nahoze nguteye story y'umwana w'umukobwa yandikiye kuri TikTok ambwira ukuntu nyine ngo akoze accident vuba. Nyine ngo akiri kwa muganga nyine abantu b'iwabo bagiye bafashe amavideo yanjye bakajya bayamwereka nyine ngo yari yariyanze bakajya bamushyira amavideo yanjye ati reba uyu ngure uriya buzima butarakomeje rero bakamwereka bwa video bwanyuma ni nko gukora ubugoryi imvugo ubugoryi niyambara ikabutura niyambara Gerard yabonye utuvideo twawe ndi kumwereka ngo ureba ngo uyu mukobwa ngo yari njya mubona ngo najyaga uri umustar mwana umustar mu bintu by'imikino no kuri televiziyo sinzi niba yarigeze kujya uri umustar mwana komereza aho kandi Imana izabigufashemo n'abantu kandi bazakomeze bagukunde nicyo kintu nakwifuriza bazakomeza gukunde bagukurikirane ibikorwa byawe ukora. Nese Madi umaze warababajwe mu rukundo sibyo nyine uzira yuko umugaye ni igiki wabwira ntarakubaza reka mbatere story ya Madiba ariko uriya mukobwa naramukunze Madiba ateretse icyana cyiza cy'igikobwa amubwira ati njyewe burya ndagukunda ibiki baye bamanye iminsi ari inshuti yiwe nyine amwanye ndagukunda ibiki umukobwa yamubwira ati Madi reka njye sinshaka gukunda n'umuntu ucitse ukuboko ati broski ari umukobwa yakubwije ukuri ati njyewe ati nazabivuga he ko nakundanye n'umusore ucitse ukuboko najya nkujyana uriya mwana ni mwiza pe uriya mwana ni umwana w'abantu akumva yamubereye mwiza none hari izindi nshuti zanjye ubu ni inshuti yanjye mana ni inshuti yanjye kandi birenze nuko wasanga twari gukundana twari kuba turimo gushwana ariko ubu ntabwo dushwana bakakubabaza atari proud yawe amutangiye nigeze kubwira ngo haje umutipe kugutereta ari byiza mwana umuntu akakubwira ati akakuraburiza nyine akakubwiza ukuri akakubwiza ukuri akiri kare nakubeshye ntabwo nawe ucitse ukuboko ababaye hambo kabisa sibyo noneho hari undi mushutanyi nabaje ndamubaza haramutse nyine hari umutipe umugaye uje kugutereta nikumva wawe kwitwara gute aramwe ati pa sinshaka kumukatira niyo nabamukunda namubwira ngo yego kugira ngo ntamubabaza uri kumva ababikoze kubera impuhwe ntabwo ababikoze kubera urukundo icyo ni cyo rero kibaho wowe rero baza benshi bagukunda kubagize impuhwe ni impuhwe mani warangiza bakayitasi niba nambwiza ukuri sorry bajye bambwiza ukuri mani kumva rero nukuri nimba umuntu ufite ubumuga yaguterese mubwira uti njye sinshaka gukunda n'umuntu ucitse ukuguru cyangwa se sinshaka gukunda n'umuntu ucitse ukuguru cyangwa ugendera mu kagare ububwije ukuri cyangwa ugendera mu kagare cyangwa ugenda mu kagare ubumuga burahari bwinshi butandukanye yego abati njye sinshaka gukunda n'umuntu ufite ubumuga abyumva hari abantu bababaye hari abantu bariwe bagize bate wiragara uri kumva yabonye icyana ngaho nyumvira nta cyagurutse ziwagire uriya mukecuru mani ariko umukecuru niwe waba ari mwiza Madiba ndeka nkubwiye wowe ukeneye uri kumva umubebi mukuru uzi nyine icyo ashaka wowe ntabwo uri mukuru se nyine ndi mukuru kandi twabyanzuye ubundi ukeneye nkanjye ukuze nkanjye nzi icyo nshaka mwese nuko muza muvuga sha turabazi aca bari wewe wozayira muri babana ba 20 n'ingahe 21 25 twebwe turakuze dufite imyaka ihagije twebwe tuzi icyo gukora ntiturashaka umugabo ntabwo dushaka amaboko ntabwo dushaka amaguru urabona ubu ufite gahunda yo kuzashaka umugabo ryari ni igihe azazira ugakora ubukwe byose bikarangira yego nose uje ushatse udafite ubwo bushobozi bwo gukora ubukwe ubwo busho twabushaka nese nge ndimbura mukoro sinkora nanjye nari ndimo ndibaragura mbabarire sorry twasharinga tugashakana Jese ko ngiye ko nabukora nshaka kuzakora kubera iki ndakenye Madi uzaza nayo ufite make narinza nayo ufite make n'abandi badutwerere cameraman azadutwerera zamurongore tesa zandongore tesa umva yawe umva bye byagoranye nzagushaka uzanshaka agwanshobora wanje ase unaza kugusaba ako bure y'umukobwa yakoye umutipe ajya gusaba se ni ujya gusaba se wazaya amase nkajya mwana
Madi iwabo ni harya iwanyu Ikibungo ni man. Ikibungo Wajya Madi he? Wajya he? najya Tanzania Tanzania. ibirozi birahari No Tanzania narahabaye. Nabaye mu Burundi. Gusa ubwo murambwira ibirozi byose ndabizi. Oya mutavuga ngo ndi umurozi mwaka byari wenda binginze ndi umunyacyungo ariko ibyo nisimbizi. Byari joke. Madi ntabwo yawe Okay. guys rero Madiba mwabonye ni inshuti yanjye cyane mva hano niwe azajya aza inshuro nyinshi Tuzatuza tubatwike mwa tubihere ibiganiro mwishimye byose ni yari sibyo tubaraburiza umva tuzajya tubwira abatesi basezere bagire n'inama ubwe hari ikintu utasubije abantu subiza ubwira umutipe wawe akimugara sibyo nyine akaba atari yakira akaba akibabazwa n'ibyo bikomere by'abakobwa ko mugatireka reka inama umubwire inama namubwira icya mbere ndariye naye uzi icya mbere umva rata wowe utari yakira inama nakugira nk'umujama ufite ubumuga ugakunda umukobwa akakwanga mureka agende uzabona wundi kandi wowe ubwawe mbere ako niwe wabimbwiye ibyo bintu nanjye ako arabyakiriye kandi byagufashije nimba umukobwa atagushaka nta mpamvu nimwe zo gukomeza kumwinginga mureka agende hazaza ugukunda bazakwanga ari benshi ariko wowe ntuzihebe man kwiheba bituma ufata umwanzuro w'ubwawe ukiyahura ukajya mu bindi bintu bitari byiza ariko iyo wiyakiriye ugashakisha akanikunda ubwawe ugomba kubanza ukikunda ukabanza ukumva ko uri agaciro ugomba kubanza ukumva ko Imana impamvu yagusigajeho cyangwa impamvu wabaye ngo ufite ubwo bumuga ugomba kubaho n'ubusanga rero ikintu nababwira man kunda ugukunda utagukunda mu bishanga umuntu none yahuza n'ibyo ngibyo kandi ikindi mwana mujye mufashe uyu mwana w'umukobwa tumuzamura turebe ko tugaye amafaranga twazayazaduha kugurira fanta mu nkorera umuti mu nkorera subscribe mu sharing kugira ngo nzajye kurongora Madiba uyu mukobwa ara nyine nzaze uzandongore njye warishari nyine nje kugushaka sawa guys abatesi mwakoze cyane kubana natwe bye bye baba umugisha ndabakunda cyane ciao iki ni icyana iki cyana ni nafate ku rutugu fata ku rutugu ufate ku rutugu shatesi sawa man